dusome abami ba kabiri ibice 20. Second Kings chapter 20. Turasoma umurongo wa mbere. Verse 1. Tugeze ku wa 4 to 4. Ya reka nsome. Shaverenga. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira aho ugiye gutanga. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Ya reka niyo gusoma byinshi bindi kubera karakanya gato. Bibiliya ivuze ko ngo Hezekiya kubw'inkuru cyangwa kubwa message yarahawe ngo yarahindukiye areba ivure ngo ararira cyane aririra Imana yarahawe message yo gupfa. Rero message yo gupfa ayakiriye yumvise yumva koko niyo yumva nta bureshi burimo. Noneho rero biterwa n'ukuntu wakiriye ikibazo ntucyakira ukavuga uti nta kundi hari ukuntu tujya tubikora ukavuga ngo niko Imana yabishatse nyine niko Imana yabishatse ariko nawe hari uko ubishaka kubera ko Imana tuzi ko ari umutegetsi ariko tukiyumbuka ko ari n'umubyeyi. None se abana bawe ntujya ubahana ariko ukanabumva iyo umwana azanye igitekerezo ntujya umwumva. Hezekiya arahindukira avuga ati ariko Mana wibuke ko najya njya muri korale neza nisha amasaha ujya wibuka ko nubaha n'abayobozi bari banyoboye wibuke ko nanatanga n'icya-10 mu nzu yawe wibuke agenda yibutsa Imana n'amarira menshi cyane. Bibiliya iravuga ngo nta gihe kinini kiratambuka ngo Imana ibwira umuhanuzi ngo asubireye mubwire ko yongewe iminsi yo kubaho. Haleluya. Nukuvuga ko nababwiye ngo biterwa n'ukuntu wakiriye ikibazo. Niba wumva utakishimiye bwira Imana yawe. Bwira Imana uti rero iyi message ntakiye cyangwa ukuntu mbona biri kugenda mbona atari ko byakagombye kugenda. Tugiye rero gusenga tumaze iminsi twakira message y'urupfu yekufa ntabwo ari ukubatera ubwoba n'ubundi tugomba kuzapfa niko bimeze ariko umuntu aba agikeneye kuba bimaze rero iminsi bizenguruka ntabwo tuzi ngo urwo rupfu rurashaka nicyo tuzi rushaka umuntu. Twebwe rero tugiye guhagarara mu mwanya duhagarike umwuka w'urupfu kubera ko izo mbaraga ziri mu itorero. Ubundi Yesu imbaraga zose yazihaye itorero. Buriya tubasha guhagarara hagati y'umuntu n'urupfu urupfu tukarusubiza inyuma. Murabyemera ko izo mbaraga tuzigira? Niko byagenze abantu bari bagiye gupfa bariho barapfa bariko bicwa na mugiga. Mose na Aroni baragenda bafata ibitambo bahagarara hagati y'abantu. Nukuvuga ngo aho urupfu rwari rugejeje kwica rubahagarara. Tugereyo gusenga Imana. Haleluya. Tugiye guhagarika ikintu bita urupfu rutunguranye. Ubundi hari impfu zigomba kuza ariko hari urupfu ruza rukiba umuntu rukamutwara. Ibyo kwibwa rero ubundi Satani nicyo kimugenza ngo kwiba n'ugusenya. Mbese ibyo nibyo bimugenza. Ibyaza kwiba rero yazakwiba hano ariko nakwiye kubwira mu itorero kandi tuzi bantu. Haleluya. Tugiye rero guhagarika umwuka wa Satani wo kwiba abantu kumva umubiri kubise hasi aragiye bitagira impamvu. Dusenge Imana. Let's pray. Duhagaritse umwuka w'urupfu mu izina rya Yesu Kristo. Satani wiba abantu. Satani uza kwiba. Satani wica abantu. Satani wiba umurozi. Mu izina rya Yesu Kristo. Duhagaritse iyo myuka. Mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo.
ya turabakristo turabizi Tuma Christians tunozviziva. kandi dufite amasezerano imbere y'Imana Tine promises pamberi paMwari. kandi Imana igomba gusohoza ibyo yatwemereye. Abisirayeli basezeraniwe kujya mu gihugu cy'isezerano bagera no ku isaha yo kujyayo, ariko ku minota bayanyuma batakaza ukwizera bituma aho bari bageze basubira inyuma. Abari abakuru bose babwirwa ko batazajya mu gihugu kubera ko batagaragaje ukwizera imbere y'Imana. Ndagira ngo rero dusenge twisabire ukwizera. Buri ukwizera niko guhetse byose, ibyo wasengera byose n'ibyo wakora byose. Aburahamu yarizeye abibarwaho nk'ugukiranuka. Tugere rero gusenga wisengera uvuga uti Mana ndagusabye umpe ukwizera. Nyongera ukwizera. Haleluya. Kubera ko kwizera niko kuzabizana ibyo niko Yesu yabwiye Marita hari na Mariya. Bavuze batereka Lazaro yamaze kunuka, arababwira ngo sinababwiye ngo nimwizera murabona ikintu, murabona igitangaza. Niko yababwiye. Icyo Yesu yabasaba ntabwo yari amaturo, ntabwo yari amafaranga, ntabwo byari iki. Icyo yabasaba ni ukwizera. Birashoboka rero umuntu ukwizera kuratandukana. Hari ufite kwinshi n'ufite guke. Rero ufite guke n'ufite kwinshi tugiye kugusaba dusaba Imana ngo twongere ukwizera. Nicyo rero tugiye gusengera. Murazamura akaririmbo turi gusenga kugira ngo bijye neza. Tugiye gusengera ukwizera. Mwacitse intege. Mana uri mw'ijuru, Mana ushobora byose. Abisirayeli ntabwo bagezeyo bitewe n'uko batizeye. Twebwe rero kubera ko twabimenye tukabibona, turagusabye kugira ngo twongere ukwizera. Senga usaba ukwizera, senga usaba ukwizera. Bwira Imana uti mu kwizera iriya situwasiyo yawe nta kindi ikeneye, uburwayi nta kindi bukenera atari ukwizera. Umugisha Imana yakuvuzeho n'ukwizera nako kurakenewe, kubera ko urabizi ko urakora ariko ntibijyemo, ukaba wumva ko Imana itanga umugisha. Ugomba kongeraho icyitwa kwizera, ugomba kongeraho ikindi icyo wita kwizera. Eliya nicyo cyatumye abasha guhagarika imvura ikemera igahagarara. Kubwo kwizera niko kwatumye abasha kubwira imvura ikongera ikagwa. Ni ukuvuga ngo kwizera, 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 ongera kwizera, ongera kwizera, ongera kwizera, ongera kwizera. Tugiye gusoza dushima Imana. Uti iyo ntizera reka ntubu ukiriho.
rero siridiye urasenga ushima Imana kubitambutse urasengere na gahunda zose za none. Turagushimiye Imana yuko waduhaye umwanya kugira ngo tububemo dusabane nawe. Duhereye mu batubanjije tubona ko bafataga ibi bihe. Duhereye mu gihe cya mbere mu bwoko bwawe bwa Isiraheli maze kubagirira neza bigaragara bamaze kwambuka inyanja itukura. Uburyo Miriyamu yahise bisoko idudubiza muri we agatera indirimbo z'ubukuramya no kuguhimbaza kuko bari babonye igitangaza gikomeye. Muri uwo mwanya baraguhimbaza bavuga imbaraga zawe zikomeye Mana. Natwe uyu mwanya niwo twari turimo, twarimo tuvuga kugira neza kwawe, twarimo tuvuga iby'ubutware bwawe, twarimo tukuramya. Yewe nyaguhimbazwa, yewe nyagupfukamirwa, yewe nyaguturwa amaturo. Uri umwami w'abami, turagushimiye. Natwe uyu munsi turi mu nzu yitirirwa izina ryawe, tubaye muri uyu mwanya wo gutambira iki gitambo Mana, tukuramya tuguhimbaza, tuvuga iby'imirimo y'amaboko yawe, tuvuga kugira neza kwawe, twibutsa ibyo wadukoreye Mana, twibutsa uburyo waturokoye Mana, twibutsa uburyo tugejeje kuri uyu munsi wa none. N'ingabo nyinshi watanze zipfa ku bwacu. Hagati aha ngaha y'uyu munsi tugezeho Mana, n'ibihe bitambutse dushubije amaso inyuma, twakuvuga ibigwi ntitwarangiza, twakurata ntitwarangiza, erega twakwandika n'ibitabo burya ariko byuzuye imitima yacu. Haleluya, haleluya. Dore amashimwe uburyo yuzuye imitima yacu, dore tubitekereje, dore tubikweze Mana. Ni byinshi cyane, ni elastique rwose, aka kanya ntitwabona uko tubivuga ariko warahabaye. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro Mana. Turagushimiye yuko wabaye mu ruhande rwacu Mana. Uyu munsi dukomeje kukubaha, uyu munsi dukomeje kuguhimbaza, uyu munsi dukomeje kuvuga imirimo y'amaboko yawe. Ni ukushimirwe byinshi wakoze, ibyifuzo tugushyize imbere Mana, ugiye ubyumva. Tugusabye kandi kugira ngo udutere mu ijambo ryawe, turibemo rwose, ritubemo, utubemo natwe tukubemo. Uwiteka Imana Nyir'ingabo, nk'uko ijambo ryawe bitubwira Kristo Yesu yabivuze. Urakoze Mana, tugirire neza kugira ngo iminsi ntiheruka itaduhitana Mana. Iyi minsi mibi iheruka, ahubwo uduhe gushikama, uduhe kudacogora, uduhe gukomeza iyi nzira dufite ibyiringiro. Hari igitsikamutima muri twebwe, uturinde kujegajega kuko umwami twiza yarakomeye, umukuru n'umutoya, uje vuba ntubiramzemo. Tukwikomejeho Yesu, udufata udukomeze. Ibi by'ubugingo birafatika, iby'ubugingo ni ukuri, iby'ijuru si ukubesha, iby'ijuru si amagambo. Ijuru rirahari, wari dusezerana ijuru ahari. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ritubwira ko kwizera ari ukumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa ko ari iby'ukuri, kandi ibyo bidahamiriza ko ari iby'ukuri, bitabeshya. Mwami Imana yacu, udufashe kugira ngo tubishikamemo rero. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Komeza kudufasha muri iyi gahunda y'amateraniro turimo, komeze kuganza utegeke impande enye z'uru rusengero. Mwuka wera nagendagende, Mwuka wera naza akora imirimo n'ibitangaza, Mwuka wera naza tunezeze. Ijuru ridukingukire kominikasiyo, reka dusabane n'ijuru. Nibutse igihe kimwe Yakobo harimo agenda ahunga mwene se, ariko agera ahantu araryama acuye agacuho, ngo akoze urubavu hasi gato. Igihe yari yiseguye ibuye, ijuru riramugenderera, urwego rumanuka ruva mu ijuru, abamarayika barumanuka baruzamuka. Icyo gihe avugana n'Imana. Reka ijuru ridukingukire, reka tuvugane n'Imana kuri uyu munsi. Imirimo n'ibitangaza bikoreke, abacogorewe imbaraga bongererwe, abamabasukuma n'amaboko atentebutse reka twongererwe imbaraga. Haleluya, haleluya. Urakoze Mana, komeza kubana natwe muri iteraniro. Ibyiza byose bituruka ku Mana bibe kuri twebwe. Komeza gushikwa hejuru no guhabwa icyubahiro, natwe turonka umugisha uguturukaho, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amasha ku Mana. Muhindukire umubwire uti ntawe ukinasenga.
niba ari igihe kizengereza satani igihe cyo gusenga ubundi satani yibye ibintu bibiri yibye umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana wo gusenga ibyo bibiri n'umutsinda aho habiri ntabwo azakuba haleluya yareka turamukanye simbizi niba hari abashitsi dufite tukabakira niba urimo wahaguruka uri umushyitsi yaduha Imana yacu amashyi. Haleluya. Amen. Haleluya tena. Kwa mazina nitwa Kibasa Shaka. Narumushizi. Hapo naimba zindi ku ishuri. Bado. Imana ishimwe ko yamugaruye amahoro. Ndabona nta bandi barimo babashitsi. Turi rero muri uyu mwanya twakira n'umwana wacu. Turi pango yakadaye kigamshirani mwana wedu. Reka duhaguruke twese. Begayitisimuketese. Twese duhaguruke. Twese ngatisimukeri. Noneho turasaba umushumba duhagarare twese turamutse. Senior pastor Twite ko twakira. Tukigamshirani. Hallelujah. God is good. All the time. God is good. Mana Bwana mugisha. Kaniro mbare 1 2 3 Tino kufarirayi uye tino kudai kwaso amen.